bamwe bavuga ko babanye neza, abandi ngo ntibabanye neza, abandi babanye neza. Ese ubuyobozi bwa Rayon Sports bubanye bute? Hanyuma intandaro zose uko byatangiye ndetse n'uko bimeze byose turi kubanyuriramo uko byifashe. Hanyuma rero ashimira wowe umaze gukora like, share, comment, subscribe uw'agaciro. Rero iyi nkuru ikaba ivuga ati Rayon Sports icyari ikirunga gishyushye, ibintu byongeje gufata indi ntera muri Rayon Sports, ihangana ryeruye ryongera gutangira nyuma y'uko hajemo kudahuza hagati y'abagize inama y'ubutegetsi ya Rayon Sports izwi nk'urwego rw'ikirenga ndetse na komite nyobozi y'ikipe ya Rayon Sports. Hanyuma rero ubwumvikane bushya hagati y'impande zombi si bushya kuko butatinze kugaragara nyuma yo kugera ku buyobozi mu Gushyingo 2024, mu gihe intego yari imwe gufata no gutahiriza umugozi umwe hagamijwe gufasha ikipe. Ubwo byemezwaga rero ko abigize kuyobora biswe abasaza bigeze bayobora Rayon Sports bari bamaze imyaka ine bahagaritswe mu bikorwa byayo bemerewe kongera kuyiyobora. Inzego z'ubuyobozi rero zashyizweho icyo gihe zatangiye kuvugwaho kudahuza kuva mu mpera za Gashyantare, ariko abayobozi b'ikipe bakabyamaganira kure mu itangazamakuru bakagaragaza ko nta n'ikibazo bafitanye. Byagenze gute rero sasa? Byongeye gututumba rero kandi muri Kamena, aho byavugwaga ko inama y'ubutegetsi iyoborwa na Muvunyi Paul iri guteganya kweguza Twagirayezu Thaddée uyobora komite nyobozi y'umuryango Rayon Sports. Ariko icyo gihe impande zombi zihurira mu nama yabaye nk'icurutsa umuraba. Umushinga wa Rayon Sports wabaye imbarutso yo kugaragaza ubwumvikane buke buhari. Ubwo abasaza biteguraga gusubira muri Rayon Sports mu Kwakira, bagaragaje ko hari umushinga bazinjirana ukazafasha iyi kipe kubaho ihagaze neza aho guhora irangwamo ibibazo bya mikoro. Umushinga byavuga ko uzaba ufite umugabane shingiro w'ibihumbi 30, umufana wa Rayon Sports uwufite akemererwa kuba umunyamuryango n'umunyamugabane. Birakomeza bavuga ati nyuma y'amezi 10 uvugwa iby'uyu mushinga ntibirasobanuka, nubwo mu nama yabaye kuwa 22 Nyakanga haremejwe ko ibikorwa byawo bigiye gutangira ndetse ukayoborwa na Gakwaya Olivier uzahabwa amasezerano y'akazi nk'ushinzwe gukurikirana ibikorwa byawo project manager. Ubwo yari mu kiganiro kuri radiyo DC kuwa 29 Nyakanga, perezida wa Rayon Sports Twagirayezu Thaddée yavuze ko umushinga ugeze kuri 80%, ariko agaragaza ko hataratangira gutangwa amafaranga. Ati twita umushinga wa Rayon Sports w'akanyenyeri urahari. Uyu munsi navuga ko ugejeje kuri 80% kuko design yawe yarangiye. Ni akanyenyeri gafite amakuru menshi, gafite n'ibyo kagomba gukora byinshi bisigaye mu bikorwa bijyanye na Rayon Sports bishyira ku nyungu za Rayon Sports. Twagirayezu yabajijwe niba koko atavuga rumwe na Dr Emile Rwagacondo kuri ibikorwa by'uyu mushinga wungirije Paul Muvunyi mu nama y'ubutegetsi Rayon Sports. Bavuga ko kuba ari ibyo batahuza ari ibisanzwe, byemeye ko kutameze neza. Ati njye ntabwo navuga ngo ntabwo tuvuga rumwe, dushobora kutumvikana wenda ku gikorwa runaka twageraho tukaza kutumvikanaho bitewe n'uko rero giteye n'aho kigana, ariko kuvuga ngo ntabwo tuvuga rumwe ntabwo ari byo. Ku bijyanye no kuba umushinga wa Rayon Sports Limited wanditswe mu Ukuboza 2024 ugahabwa icyangombwa muri Kamena 2025 uri ku bantu bake muri RDB. Yongeraho ati uwo mushinga ariko Kanyenyeri kazajya kadufasha gutanga inkunga, umusanzu wo gukora ikintu runaka ushaka kugeraho. Urugero dushobora kuvuga ngo amezi 8 ushaka ko abafana bagira uruhare mu kugura bisi y'abakinnyi. Icyo gihe Akanyenyeri karakoreshwa. kuba wanditse kuri bakinnyi niko buri kintu kigira abagihagarariye. Uyu muyobozi kandi yavuze ko ibi mu gihe hari hashize iminsi havugwa ko hari abateganije gutanga amafaranga muri uwo mushinga.
Gereza Tadeyo Rayon Sports yavuze ko nta mafaranga aratangira gutangwa mu mushinga wayo yise Akanyenyeri. Amakuru igihe yemerejwe n'umwe mu bayobozi muri Rayon Sports nk'uko byatangajwe na Twagiryezu Thaddée, bitashimishije abagize inama y'ubutegetsi ya Rayon Sports maze bakorana inama yabaye ku mugoroba wo kuwa Kabiri. Hanyuma rero nkomeza nshimira abakomeje kudukurikira kuri Top Sport, mwari mutugeze aha ngaha turi kumwe, andika comment, turi kumwe, kora like, share, comment, usangize abandi video. Hanyuma kandi itangazo ryanditswe mu bitabiriye iyi nama yari iyobowe na Muvunyi Paul rivuga ko gutanga umusanzu umushinga wa Rayon Sports byatangiye ariko ryihanangiriza abakinyi abafana, aho bivugwa ko uwatungwaga agatoki yari Twagiryezu Thaddée. Itangazo rya riti ubuyobozi bw'inama y'ubutegetsi ya Association Rayon Sports buramenyesha abanyamuryango bawo ndetse n'abakunzi ba Rayon Sports by'umwihariko ko umushinga wo gushakira iterambere Rayon Sports ari umushinga watangiye ubu abakunzi ba Rayon Sports bashobora kwiyandikisha binyuze ku mirongo ya MTN na Airtel hakoreshejwe akanyenyeri 702 urwego. Umushinga rero ukaba uzafasha gukusanya imisanzu ifasha umuryango gukora ibikorwa by'ishoramari rirambye hagamijwe gufasha Rayon Sports kugira amikoro mu buryo buhoraho. Ubuyobozi kandi buramenyesha ko umusanzu ugera mu buryo ugenda mu buryo bwizewe. Ku rundi ruhande, umwe mu bayobozi ba Rayon Sports yavuze ko bisanzwe kugura imigabane bidashoboka, ahubwo bahitamo umuvuno wo gutanga umusanzu binyuze kuri akanyenyeri 702 kuko abanyamigabane ba Rayon Sports Limited bashobora kurenga 100. Hari gutegurwa inteko ishobora kwegurizwamo Twagiryezu Thaddée. Amakuru y'igihe kandi yamenye nuko mu nama yabaye kuwa 29/2025 byahuje bamwe mu bari mu nama y'ubutegetsi ya Rayon Sports na bamwe mu bagize komite nyobozi y'umuryango batarimo Twagiryezu Thaddée, hemerejwemo ko haba inama y'inteko rusange ivuga ko ishobora kuzegurirwamo perezida w'ikipe. Ibaruwa igihe yabonye yandikiwe abarimo perezida wa komite nyobozi ya Rayon Sports ivuga ko impamvu ari gutegura inama y'inteko rusange isanzwe. Iyi baruwa yasinyweho na Muvunyi Paul nka perezida na perezida Murenzi Abdallah nk'umunyamabanga w'inama y'ubutegetsi, igira ati nshingiye ku mategeko shingiro y'umuryango Association Rayon Sports mu ngingo ya 14 mbandikiye mbibutsa gutegura inyandiko zikurikira zizakoreshwa mu nama y'inteko rusange y'umuryango iteganyijwe kuba kuwa 24/8/2025. Hanyuma rero iyi nkuru yose uko imeze rero ya Rayon Sports n'aba bayobozi byose tubiza ko tubafitiye episode ya 2 ni ndende cyane rwose, ziracyari ndende. Ku munsi w'ejo hateze igihindutse tuzabereza episode ya 2, ariko episode ya 2 tureba bitewe n'abarebye video dukurikije amakomantere, mutwandikira mu makomantere se episode ya 2 murayishaka, ni ndende cyane. Twandikira muri komantere ati iya 2 turayishaka tubahereza. Hanyuma nshimire mwese mukora like, share, comment, subscribe, tagaciro mukomeze mubikore. Hanyuma n'abakoze subscribe ukomeza usangiza abandi video kuri like, share n'ibindi byose, ndabashimiye cyane. Hanyuma rero ukeneye abonema Canal Plus cyangwa kodera Canal Plus waduhamagara kuri 0780505309. Hanyuma dukomeze kubana, ndabashimiye cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao, hasta la vista, Imana ibarinde.